Mu kibaya gituriye uruzi rwitwa Mara hari imidugudu ituwe n'abaturage bitwa Masai. N'abaturage batunzwe no korora inka bakanywa amata, ariko ntibabura no korora imbwa zibafasha guhiga inyamaswa ziri muri pariki iri hafi yabo. Ntabwo ari Abamasai gusa batuye mu gice cyitwa Masai Mara, kuko hari n'ubundi bwoko, ariko aba nibo bafite amateka akomeye muri kariya gace, kandi ni nabo bagaragara cyane mu bibera muri biriya pariki ya Serengeti ikora kuri Tanzania na Kenya. Abanyamateka bavuga ko abo Bamasai bagiye batura muri kariya gace nyuma yo gusuhuka ibizwi nka migration bavuye mu kibaya cy'uruzi rwa Nili. Hari hagati y'ikinyejana cya 16 n'ikinyejana cya 17 nyuma ya Yezu Kristo. Bageze muri kariya gace baturira uruzi rwa Mara, rubafasha kubona urwuri, amabuga n'ibibugazi, ubwatsi bwo kuragira bwo ntibwari kubura kubera ko amazi ya ruriya ruzi yatumaga ubutaka bwo ku nkengero buhehera, ubwatsi bukamera. Ikindi nuko burya amazi yatembye amanukana n'ifumbire yaho aca hose, bityo ugasanga aho uruzi ruca hari ubwatsi butoshye. Nyuma yo gutura, Abamasai bashinze imidugudu batangira kubaho mu buryo bwabo kandi bwihariye cyane ku muco wabo. Guha ikaze kunyungura amagambo official, nitwa Kayumba Abdallah. Ku itariki ya 9 y'ukwa 7 2024, ikinyamakuru DW cyateruye umutwe w'inkuru uvuga ngo guverinoma ya Tanzania iri kwirukana Abamasai kugira ngo yagure ubukerarugendo. Guverinoma ya Tanzania yari irimo kwagura umutungo kamere, irukana abungeri bo mu muryango w'Abamasai babaga batuye muri utwo turere, barahatuye kera cyane. Gahunda yari igamije gutegura ibintu bikurura ubukerarugendo. Ubuzima buragenda buragorana ku muryango w'Abamasai bo muri Tanzania. Hari nk'uwari uhagarariye itsinda ry'abagore b'Abamasai utifuje ko izina rye ritangazwa kubera umutekano we, yabwiye DW ko kenshi abahagarariye abungeri bo mu muryango we bagiye batabwa muri yombi mu myaka myinshi ishize, igihe cyose bageragezaga kunenga politike yo kwagura ubukerarugendo ibyashyirwaga mu bikorwa na guverinoma ya Tanzania. Uyu mugore yongeyeho ko hafi buri cyumweru umugore utwite umwe apfira muri parike ya Ngorongoro na Liliondo, kandi ko leta ya Tanzania iba yabigizemo uruhare ndetse ngo niyo nyirabayazana. Ibi nanabiganiriye n'umwe mu Bamasai batuye mu Rwanda cyangwa se bahakorera. Serivisi zo gutwara abarwayi muri utwo turere zarahagaze, bivuga ko ari inzira yo guhatira umuryango w'Abamasai kwimuka muri utwo turere, kandi aho bisa nkaho ari abasangwa butaka baho. Guverinoma ya Perezida Samia Suluhu Hassan yari ifite gahunda yo kwagura ahantu ho kubungabunga ibidukikije kuva kuri 30% ikagera kuri 50% muri Tanzania, ariko gahunda ya guverinoma ya Tanzania yasaga nkaho yakiriwe n'ibitekerezo bivanze, no kuvuga bihabanye. Amategeko yo kubungabunga ibidukikije avuga ko nta hantu bemerewe gutura muri utwo turere, kandi ko nta nzu, amashuri cyangwa ibitaro bishobora kubakwa muri utwo turere. Ngorongoro nyine na Liliongo. Joseph Oreshangai, umuyobozi wa Ngorongoro Masai, yabwiye DW ko hari ivangura mu iyubaka ry'ibikorwa remezo cyane cyane mu turere baturanye natwo. Umuyobozi wa Masai yongeyeho ko ku ya 12 Mata muri 2021 guverinoma ya Tanzania yagirije ijambo ku baturage itangaza ko ishaka gusenya amashuri 9 ya leta, ibigo nderabuzima 6, imidugudu 9 n'amatorero 4. Nyuma yaho itanga ikirego mu rukiko rwahise rutegeka guverinoma guhagarika iyo gahunda. Aba Bamasai bavugwaho ibintu byinshi. Ibi byanteye amatsiko bituma njagajaga inyandiko zitandukanye zandika cyane ku muco ndetse n'abasangwa butaka, ariko kandi nanaganiriye na bamwe mu Bamasai b'inshuti zanjye bakorera mu Rwanda. Kenya na Tanzania ni hamwe mu hantu hazwi cyane kandi hashimishije muri Afurika kubera ubwoko bw'Abamasai. Bazwi imyambarire yabo idasanzwe, imigenzo idasanzwe, no guhuza kuva na kera n'ubutaka n'ibinyabizima byabwo. Masai ni isoko y'inyungu n'amayeri ku bantu benshi ku isi. Hejuru y'ubuso bariho huza ibintu byinshi bishimishije kandi bitagiye bimenyekana cyane kuri ubu bwoko bwa kera, bigenda bivumburwa. Muri iki kiganiro turasesengura ibintu 10 bishimishije kandi yihariye cyane kuri ubu bwoko bw'Abamasai. Turatunga itoroshi ku muco ushimishije w'abantu babayeho mu binyejana muri turere. Noneho se uriteguye kuvumbura amabanga ya Masai cyangwa Maasai? Reka twibire muri iyi nyanja twise Masai. Maasai bafite ururimi rwabo. Icyambere ku rutonde rw'ibintu bishimishije ku Bamasai nuko burangwa amazina yabo ava mu rurimi rwabo gakondo. Nubwo muri iki gihe hari ababatizwa nk'uwo nababwiye twaganiriye cyangwa umwe mu bo twaganiriye witwa Kasi Mama Sita, ntago nzi irindi zina yaba afite. Icyakora mu bandi twaganiriye abenshi bagiye babatizwa harimo nk'uwitwa Fabrice, uwitwa Raphael n'abandi. Abaturage ba Masai bitiriwe ururimi rwa Ma, ururimi rwa Nilotichi, no kuvuga rufitanye isano n'uruzi rwa Nili. Nili y'Uburasirazuba ruvuga gusa n'umuryango w'Abamasai. Izina Masai
bisobanura ngo umuntu uvuga ururimi rwa ma babayeho ubuzima bwo guhuza n'imihindagurikire y'ikirere mu binyejana byinshi twabivuze, babaho bazerera mu mikenke minini yo muri Afurika y'Iburasirazuba bashaka ubutaka bwo kuragira inka zabo. Abashumba b'Abamasayi n'Abanyenduga bagenda mu matsinda umwaka wose bashaka urwuri rushya, barasuhuka bakagisha bagashakira amatungo yabo urwuri, amaboga n'ibibugazi, bivuze ko amazi yabo ari inyubako z'igihe gito zitaranirwe byoroshye kandi zirasenywa buri gihe kuko baraziterura bakazijyana. Nubwo hari ibibazo by'ubuzima, ma cyangwa ma tribe cyangwa Masayi bize kwiteza imbere no gusirimuka mu bidukikije bikaze, bakoresha ubumenyi bwabo bwimbitse ku butaka kugira ngo babeho kandi bagatera imbere. Kuri ubu Masayi imibereho yabo yo guhora bimuka ntabwo ari uburyo bwo kubaho gusa, ni n'igice cyashinze imizi mu mico yabo nk'indangamuntu uko ibisekuruza byabo byagiye bisimburana. Bivugwa ko abagore aribo bubaka amazu. Hari inyandiko zishimangira ko abagore b'Abamasayi bafite inshingano zo kubaka utuzu gakondo twa Masayi tuzwi ku izina rya Inkajijiki mu rurimi rwa Ma. Utu tuzu twubatse dukoresheje uruvange rw'amase y'inka n'icyondo ku rukuta ndetse n'inkoni. Igisenge gikozwe mu byatsi n'uduti dutoya twinshi, ikagira ishusho y'uruziga n'imiterere yo hasi ikagira icyumba kimwe cyangwa bibiri gusa. Nushaka ubyita insika. Ubuhanga bw'abagore mu kubaka utu tururi ntabwo bushimishije gusa, ahubwo ni na ngombwa kutumenya mu mibereho yabo. Inzu zabo zigomba kuba zikomeye bihagije kugira ngo zihangane n'ikirere, kandi zigomba kuba zishobora guterurwa vuba kandi neza mu gihe ziva ahantu hamwe zijyanwa ahandi. Barimuka. Imyenda ya Masayi, imyambarire yabo ni ikindi kintu kidasanzwe kuko imyambarire yabo ifite n'intego runaka. Hari uwo twaganiriye ambwira ko iyo bambaye iriya myenda yabo iyo twita ibikoyi iri bari y'akazi, ushobora kuba utarahura n'umumasayi yambaye bisanzwe, baratsapa bakaberwa. Shuka ni igitambaro kizenguruka umubiri wabo, gikunze kugenzurwa no gusiribanganya amabara atandukanye nk'umutuku, umukara n'ubururu. Bagira imitako y'amabara menshi y'amasaro yambarwa n'abagabo cyangwa abagore, kikaba ikindi kintu cy'ingenzi mu mirimbire yabo. Imyambarire ya Masayi iratandukana bitewe n'igitsina, imyaka cyangwa akarere. Abasore bambara umukara mu mezi menshi nyuma y'imihango yo gukebwa cyangwa gusiramurwa cyangwa kugenywa. Mbere y'igihumbi 1960 imyenda iboshye itaragera muri Afurika, imyenda myinshi yabo yakorwaga mu ruhu rw'intama ndetse no mu mpu z'inka. Umuziki n'imbyino za Masayi cyangwa Ma Tribe bigira uruhare runini mu muco w'Abamasayi kandi biranga ibihe bitandukanye biri mu bukwe, iminsi mikuru n'indi mihango. Umuziki wa Masayi urarangurura cyane. Wari wumva indirimbo zabo ushimangira cyane guhuza no gutera no kwitaba no kwikiriza. Abanyani ni umuyobozi w'indirimbo cyangwa utera indirimbo uyobora abandi. Masayi bazwiho kandi kubyina imbyino zikomeye zigaragaramo gusimbukira hejuru hamwe no guhuza ibikorwa bakagendera rimwe. Imbyino izwi cyane ya Masayi ni alubumu ikorwa n'abasore b'Abamasayi kugira ngo bagaragaze imbaraga n'ubushobozi bwo gukurura umugore. The National Geographic ni ikinyamakuru cyanditse ko Abamasayi bakora ibishoboka byose kugira ngo bagumane umuco wabo, ariko nanone ntibasigare inyuma mu iterambere kuko bagenda basirimuka. Hejuru y'ubutwari bwo mu ishyamba rero barinda inka zabo, ku butwari bw'Abamasayi hiyongeraho n'urugwiro bagirana iyo bari mu nsisiri wabo. Uru rugwiro rwerekanwa n'imbyino zitangaje babyina biterera mu kirere hejuru cyane, babyina dumu, bakazamuka bemye kandi bakagaruka hasi. Barazamuka cyane, babikora bemye kandi bafite ibinigi biremereye ku ijosi, ibikomo biremereye ku maboko, amaherena aremereye ku matwi ndetse no ku minwa. Buri wese abyina imbyino zabo bita dumu, akaba afite icumu mu kiganza yari umugabo. Iki kinyamakuru cyakomeje kivuga ko abana b'Abamasayi bitwa amazina nyuma y'amezi 3 bavutse. Mu muco w'Amasayi kwita umwana izina ntabwo ari bisanzwe kubera umubare munini w'imfu z'abana. Bimenyerewe ko mu babyeyi b'Abamasayi bategereza byibura amezi 3 bari mu nzu mbere yo kwita umwana izina. Umubyeyi n'umwana baba bonyine amezi 3 ya mbere bari mu nzu, kandi umusatsi w'umwana wemerewe gukura mu gihe kirekire. Nyuma y'amezi 3 nibwo umuhango wo kwita izina uba enkipokunoto eaji, bisobanura gusohoka mu gihe cyo kwigunga cyangwa mu kuva mu gihe cyo kwigunga. Ukorwa kandi ukarangiza igihe cyo gutegereza. Muri ibyo birori umusatsi w'umwana none barawogosha bigashushanya intangiriro nshya y'umwana n'intangiriro y'ubuzima bw'uwo mu muryango w'Abamasayi mushya.
reka twumvikane kuri uyu muhango neza wo guhiga intare. Iyi ni gakondo y'Abamasayi. Ubusanzwe guhiga intare byari igice cy'umuco w'Abamasayi kandi byafatwaga nk'umuhango w'abasore. Guhiga intare bifatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari n'umugabo. Ni inzira y'abarwanyi bato, ni inzira abarwanyi bato bigaragaza nk'abarinda umuryango wabo n'amatungo yabo. Icyakora kubera umubare w'intare wagiye ugabanuka mu myaka yashize, Maasai yaretse ahanini ibyo bikorwa, ahubwo yitabaza ingamba zo kubungabunga ibyo biremwa bikomeye. Bagira imigenzo igaragaza ubutwari budapfa kugirwa n'ikiremwa muntu uko kiri cyose ku isi. Uretse no kuba uyu muhango watumye nkugiraho amatsiko, maze negera wa Mumasayi tuziranye Kasi Mama Sita nshimira cyane, maze aransobanurira. Yambwiye ko ibyinshi babavugaho cyane cyane nk'ibyo navuze haruguru, ngo ibyinshi ari ukubeshya. Ariko uyu muhango wo kurwana n'intare, yambwiye ko ngo kugira ngo ugaragaze ko ufite imbaraga cyangwa uri umugabo wuzuye, ugomba guhangana n'intare. Ibi ngibi ariko ngo bikorwa n'itsinda ry'abasore buri hagati y'8 n'10 cyangwa no kurenzaho, maze mugahangana n'iyo ntare mpaka muyihitanye. Ariko muri abo bantu bose haba harimo Mlengwa cyangwa se Ruhangwambone cyangwa Ngombwa. Haba harimo umwe muri bo witirirwa icyo gikorwa, bikavuga ko ari we wayishe. Bikureho urujijo, iyo ntare ihigwa n'abo bantu benshi bagahangana nayo, ariko hari uyitirirwa. Hari uba agomba kugaragaza ko uwo munsi ari we nyine ari we wishe iyo ntare. Uretse no kuba bipfumura ibice by'umubiri wabo kandi nta kinya, Abamasayi bagira ubutwari budasanzwe. Kugira ngo umusore azemererwe kuvuga ko akuze byemerwe, abagomba guhiga inyamaswa y'inkazi. Intare nabivuze akerekana ko atakiri umwana wo guta umutsima. Uyu mushumba w'Umumasayi yahuye inka agahura n'intare, abagomba gushikama akayirwanya kandi akayinesha uko byagenda kose. Aba yarabyitoje cya gihe. Iba ari intambara yo gupfa no gukira hagati y'intare n'umuntu. Hari ikindi kintu buriya ku Bamasayi, igipimo cy'ubutunzi mu muco w'Abamasayi ni inka. Ntabwo ari inyamaswa isanzwe, ni ikimenyetso cy'ubutunzi n'iterambere. Inka zigira uruhare runini mu buzima bw'abaturage ba Maasai kuko zibaha ibikoresho by'ingenzi nk'amata, inyama n'impu zo kwambara. Umubare w'inka umugabo atunze ni ikimenyetso cyerekana imibereho ye, kandi ko agira inka nyinshi niko yubahwa cyane n'abaturage. Kubera iyo mpamvu abagabo ba Maasai bamara igihe kinini cy'ubuzima bwabo bagura inka nyinshi zishoboka. Gutunga ubushyo bunini bw'inka ni ishema n'icyubahiro ku Mumasayi. Ubusanzwe ibiraro by'inka zabo biba byubakishijwe ibiti bifite amahwa bikoze uruziga, ariko bifite aho umuntu ashobora kubiterurira. Iyi inka zitashye bakazicanira, abashumba barazizenguruka, bakazizengurutsa bya bindi twabonye bigizwe n'amahwa kugira ngo bakumire inyamaswa zaza kuzihitana ndetse n'abarushimusi. Abagabo bigisha abana babo kuragira inka no kuzirinda, kandi abana baba bagomba kubyiga bakiri bato cyane. Abana babo baba bagomba no kumenya uko ishyamba riteye, uko bakwitwara imbere y'inyamaswa runaka, bakazabikurana bikajya mu maraso yabo. Ubwo mvuze ku maraso, reka tuyakomozeho. Kunywa amaraso ku Bamasayi birazwi cyane kandi birubahwa, ngo ni indyo yihariye. Indyo irimo amaraso y'inka mabisi kiremve. Nubwo ibi bishobora kutumvikana kuri benshi, ni umuco wubahwa. Maasai bizera ko kunywa amaraso y'inka bitanga intungamubiri n'imbaraga. Ni umuco wagenewe ibihe bidasanzwe, nko mu mihango yo gukebwa cyangwa mu gihe umugore yibarutse. Ubundi mihango nyine umuntu aba yatakaje amaraso menshi, biranumvikana abagomba kuyagarura. Abasaza basangira uwo muco, bakizera ko bifasha mu gukumira cyangwa kugabanya umunaniro, hangover. Maasai burya ngo ntabwo bashyingura abapfuye, nubwo uwo muco ugenda ukendera, ariko bitandukanye n'imico myinshi ku isi ishyingura ababo. Maasai bafite umuco witwa predator burial, aho bajugunya imirambo y'ababo bapfuye kugira ngo inkongoro n'ibindi bisimba birya imirambo bize biyirire. Hari n'Umumasayi twaganiriye witwa Kazungu, ibi yarabimpamirije rwose, kuko bizera ko buriya ngo umubiri w'umuntu ari urwabya rwa roho gusa, kandi uroho ngo ibizakomeza kubaho. Nta mpamvu rero kujyana n'umubiri kandi uwo mubiri wapfuye. Bizera kandi ko gushyingura umubiri byanduza ubutaka bikanangiza ibidukikije. Niyo mpamvu rero bagenda bakamuroha. Bisa n'umuco w'Abanyarwanda ba kera, ni naho haturutse ngo guhenera umugina cyangwa gufumbira umunaba, kuko n'ubundi mbere iyo wapfaga mu Rwanda rwo hambere bakujugunyaga mu ishyamba maze ibisimba bikazakwanura. Uyu muco ugenda ucika nk'ahandi hose buhoro buhoro, mu gihe abaturage ba Maasai batangiye gukurikiza imihango yo gushyingura. Ubwoko bwa Maasai bufite umuco udasanzwe kandi ushimishije washoboye kubungwabungwa mu buzima bwabo. Babungabunga umuco n'ubuzima mu myaka myinshi ishize, kuva ku myambarire yabo y'amabara, gukunda inka n'ikidasanzwe, umuziki n'imbyino, kugeza ku myizerere yabo itandukanye yerekeye urupfu no gushyingura. Maasai ni ubwoko nk'ubundi. Kuba abana babo baragiye ku ishuri byatumye baba basirimu, batangira no kugira imvugo n'imyitwarire ya ruzungu. Bamwe barize baraminuza bajya no muri politike no mu zindi nzego z'ubuzima bw'igihugu icyo ari cyo cyose cyahisemo kwakira imico y'ahandi, nk'uko
muri rusange ibihugu byinshi ku isi bibikora. Ikindi kintu kituma cyangwa Masai batakaza umwimerere w'umuco wabo no guhora bimurwa mu butaka bwabo bakava mu gisekuru cyabo kubera ibyemezo bya politike bifatwa bititaye ku ngaruka ab'Amasai bahura nazo muri ibyo byemezo nyine. Ni kenshi muri Kenya haba ibibazo bya politiki